Aya basi mambo vipi? Tugiye kwirebera agafilimi k'ubwenge ni Projection Studio murabazi. Tugiye kwirebera kiswe Revenge. Kadutangire. Ubuzima ni bwiza kurusha kubaho. Kubera udashobora kubaho mu gihe udafite ubuzima. Mama we, niyo magambo dutangiranye batubwira. Aba ni abagufashije kugira ngo agafilimi kakutugereho. Barakwereka dutangiranye umugabo uhagaze. Wumva amagambo ati ubuzima ni buto, nta muntu uzabaho iteka ryose. Kubera umuvandimwe wanjye yapfuye, ariko ngomba kwihorera ku muntu wese wanyiciye umuvandimwe. Mama we, batwigize imbere badusubiza inyuma ukwezi kumwe. Filimi bayise Revenge. Ese byari bimeze bite mu kwezi kumwe gushize? Hari abari mu mashyamba, Vigani na Hard Mind na Trust barimo batembera. Mama we, filimi nayibazaniye. Iyo umwaka uyu yararangaye arabacomoka. Kurikira akantu ku kandi. Iyi filimi ni umuriro. Batwigize imbere ibyumweru bibiri. Ati mu byumweru bibiri uciyeho nabuze umuvandimwe wanjye. Gati birumvikana wangu, ariko dufite ikintu cyo gukora. Ni Hard Mind, tugomba kujya kumushaka. Cyo gukora urakizi, twagiye dutangira. Bagiye gushaka umuvandimwe. Katurebe dore umuvandimwe nguwaharyamye ni Trust. Baramuhondaguye. Byagenze bite? Katurebe. Kurikira filimi. Hano hateye hatyo. Jewe nitwa Vigani. Izi filimi urazishanga kuri YouTube channel yitwa Mr Vigani. Ejo bundi twirebera akitwa yewe hari abari mu mwitozo yewe Mubaya na Dani pazo akarimo we dore ibyo umuvandimwe wa Vigani bamukorera. Mama we abantu baratinyuka we. Ye baba we, bano baje gushaka umuvandimwe. Ese baramubona? Biragenda bite? Katurebe ninjye musobanuza umwe rukumbi. Ati muranshaka iki? We tumwice sha. Tumwice. Mereze yambunda umusa. Niza yambunda. Bifata imbunda. Yewe bijya ku mwana birarasa. Aba barabyumvishe. Yewe bavayo birukanka barebe WhatsApp niki kibaye. Yewe biragenda bite? Biraherera he. Yewe baraje. Dore ngabo. Filimi ngiye kuzibazanira ku bwinshi. Ngabo baje kureba umuvandimwe. Hagiye gushya. Umuvandimwe baramwishe. Bakanguye intare yari yisinziriye. Vigani muramuzi. Ati ibi bintu rwose bigomba gukemuka. Umuntu wishe umuvandimwe wanjye arakabona, arahura n'akaga. Ni nkaho aribwo filimi itangiye. Dore abana barimanukira. Yewe baje mu gisagara. Filimi igiye kuryoha. We vipi mwaje muzi? Hano hari uwaje. Yewe bamwise Keri baramutamitse. Undi nazi. Gatundi nazi. Dani. Danavayo. Nakubwiye ngo filimi ndazibazanira ku bwinshi. Dani aregera. Yari yatinyamo arazirukira. Dani nawe niyoroshye. Baripanga paci. Yewe ikintu hano. Yewe baragigira. Yewe Dani bamushyize hasi. Gatundari. We undarihe. Mubaya.
bamwita Mubaya. Mubaya san aregera Hadi Mayindi kwegera baramutamitse. Baramutamitse. Jegwe Vigani baragundagurana dodododo. Jegwe akantu k'ubwenge hariya. Bahita bamusauza. Hadi Mayindi aratabara. Katurebe. Barabasoje. Jegwe baregera. Undarihe hasigaye nde Pazo. Jegwe menya ari na boss baje guhorera urupfu rw'umuvandimwe. Katurebe ese biraherera he? Jegwe ikigabo kivuye kiba kiri kwitamo ka energy drink. Kiba kiri kunywa ka energy. Ariko energy yazanyishyuye. Urumva uburyo mba mbatwiki. Baregera. Do imbunda hasi, icyo kunywa hasi. Na filimi nuko igenze. Iyi ni Revenge episode ya mbere. Iya kabiri irasohoka vuba. Jye nitwa Vigani. Ubundi kirazira ntabwo uzigera unyumva ndi kwiyita icyamamare. Ubwo njye ni papa w'ibyamamare ndatwika. Ye baba we. Abo ni abakagaragayemo na New Projection Studio ku bufatanye babwira ngo naho ubutaha. Filimi irarangiye. Bashishikariza gukora subscribe kuri Mr. Vigani. Do abo ni aba bagufashije ngaga filimi kakugereho noneho na New Projection Studio ya mbere kwisi. Kora ibitangaza. Reka mbabwire ngo naho ubutaha. Ciao.